nurangiza ukanda subtract na like kugira ngo ikintu cyose cyongoze uze ukireba. Ngiye kwereka uburyo ushobora kuba udafite simukadi ariko ugakoresha mega. Ngaho mbibereke. Turaza hano kuri reka mbereke n'akantu kandi dufungura akadege. Hano reba mbonye akadege, kubera ko mvuye akadege nze njye hano kuri YouTube murebe. Aha muraba mwihanganye gatoya turimo biremera. Muraba mwihanganye turimo biremera. Kanda no kuri home. Uko nako kuri home ko byanze. Kandi ngo ukuntu twabigenza noneho. Iyo application na hano wayikura ni kuri Play Store ariko njye ndayifite. Uraza iyo application bayita izi Force Light ariyo yitwa Force Light ariyo bita Force Light aririyo. Kandi tuyikanda hucya ambo hano kanda ku ka kabiri cyangwa ku ka mbere wenda urategana nako ushaka ufungure kano nurangiza then uze kwandika ko uburongo butatu kandi mbubereke uburongo butatu then urakanda ku burongo butatu. Muramwihanganye gatoya mwihanganye pe kubona byarabuye. Ugakanda ku burongo butatu ariko buno nibwo urakanda urabukandaho noneho wandika hano disable uhita ukanda n'ahantu ukande hano urakanda hano turahakanda urebe ko byabaye enable connected. Kubera ko byabaye enable connected hakora kari kudasiganika connected. Then nidusubira kuri YouTube bya bindi uruko n'abantu kwanditse back online nagutinda mu mayira. Ngiye kubereka ukuntu noneho ushobora kuguhereza megabyte y'ubuntu